ibibunda byinshi cyane n'ibifaru byakoreshejwe cyane muri jenoside yakorewe abatutsi muri Mata À gauche, et les serpents d'outils, à droite. Gusa nanone ni imipanga n'imihoro n'amashoka mpongano y'umwanzi ndetse n'ibindi bikoresho byinshi cyane bibi byagiye bikoreshwa cyane nyine mu kwica nyine abantu muri rusange. Nanone kandi kugeza uyu munsi abantu benshi turakibuka nyine intwari nyine zazize ubusa, zazize ko zarimwe. Uyu munsi nyine abantu barenga miliyoni baribukwa nyine bishwe mu minsi 100 yonyine. Nanone kandi u Rwanda n'isi muri rusange ku nshuro ya 31 barimo baribuka nyine intwari zazize ubusa, zazize ko zarimwe muri rusange. Niyo mpamvu uyu munsi hari abantu benshi cyane bagiye bicwa nyine, bari abantu bakomeye cyane, by'umwihariko Rugamba Sipiriyani ndetse n'abandi bahanzi benshi cyane baba bakunzwe cyane. Niyo mpamvu tugiye kwifashisha Rwanda Hero History ndetse n'andi mateka menshi cyane tugiye gukoresha kugira ngo tuvuge nyine ku mateka ya Rugamba Sipiriyani yari mu ntoki. Ese ibyo kuvuga ko ari umuntu wakoze ibintu bijyanye n'umuco cyane muri muzika ndetse no gufasha abantu benshi kuririmba, ese byaba ari byo? Iyi ni Muge TV, ngiye turi kumwe ni Stanford Jean Muhire. Ikaze Muge TV, ikaze ku miburo w'amakuru meza, umutekano, imyidagaduro ndetse na siporo. Muge TV, the line of news. Twifashishije inkuru dusanga kuri Rwanda Culture ndetse na Rwanda History, Rugamba Sipiriyani umwe mu bahanzi bakunzwe cyane kandi bari bazwi imbere ya jenoside yakorewe abatutsi muri Mata 1994. Tariki ya 7 Mata 1994 nibwo yishwe hashize iminota 30 gusa. Ahamagaye abana be kuri telefoni, Rugamba Olivier na Rugamba Dork, bo batari bari mu rugo, bari baragiye kurwaza nyira kuri Butare. Abana be bibuka ijambo yababwiye abasaba kuzaba abagabo kuko yaraze kari bupfe. Ubwo yazaga kubica yari yasenze mu isengesho rya Kristiya n'umuryango we, ndetse yari yaranasohoye indirimbo ye Nzataha ya Rozari Mushya. Nanone kandi ababishe babanje kubakubita ibibuno by'imbunda, nyuma barasa amasasu rufaya. Umwana we warokokiye aho ni Sidai Rugamba, kugira ngo nawe arokoke yarashwe isasu bagira ngo yapfuye. Aza kuva mu mirambo aragenda abwira abakuru be ko ababyeyi babo babishe, nuko barahunga nabo basanga i Bujumbura. Ikindi kandi Rugamba Olivier umuhungu wa Rugamba Sipiriyani avuga ko byari bigoye cyane ko Rugamba Sipiriyani yagombaga kurokoka bitewe nuko yari yarashyizwe ku rutonde rw'abagombaga kwicwa. Aho yari atuye ku Kimihurura hafi y'ikigo cy'amashuri cya AFK, hari ikigo cya gisirikari cyabagamo abasirikari barindaga Habyarimana. Yari anaturanye kandi na Theoneste Bagosora, umwe mu bateguye bakanashyira mu bikorwa jenoside yakorewe abatutsi muri Mata. Mbere yaho gatoya Sipiriyani n'abana be madama we bamaze kumenya ko urupfu rwabo bwarwegereje nyine. Ku ijoro ryo kuwa 6 Mata 1994 mu isengesho rya Kristiya. Nanone kandi saa 4 za mu gitondo tariki 7 Mata 1994 inzu yabo i Kigali yafashwe n'itsinda ry'interahamwe. Mu gitondo cyo kuwa 7 Mata 1994 interahamwe n'abasirikari bafashe Sipiriyani na madama we n'abana be bose bari mu rugo munsi. Abana 6 ba Sipiriyani barimo abakobwa 2 bari bafite imyaka 9 n'imyaka 7 n'umukobwa wabo w'imyaka 6, bose barakubiswe icyarimwe. Abasirikari babajije Sipiriyani niba ari umukristo, abasubiza avuga ngo J'avais asakwe, yego kandi nzinjira mu ijuru. Nyuma y'ibyo gukubitwa, gushinyagurirwa ndetse n'ibindi bibi byinshi cyane, bose barishwe n'amasanzu y'imbunda uretse Sidari Rugamba warokotse muri abo bari mu rugo munsi. Kugira ngo arokoke nawe yarashwe isasu bimuviramo gukomereka, ariko nawe ava mu mirambo asanga nyine bakuru be ababwira ko ababyeyi babo bishwe, nuko nyine bose barahunga bajya i Burundi. Nyakwigendera Rugamba yari umusizi, umwanditsi w'ibitabo, umushakashatsi n'umuririmbyi muri rusange. Yamenyekanye cyane mu itorero ryitwa Amasimbi n'Amakombe, cyamufashaga kwandika indirimbo nyinshi cyane zagiye zinakoreshwa ahantu henshi. Yanditse indirimbo nyinshi zirimo 400 zihimbaza Imana ndetse zanakoreshejwe cyane muri Katolika. Nyakwigendera Rugamba yavutse mu 1935, avukira mu gace k'icyaro cyane muri Karama, mu cyahoze ari komini ya Karama muri Gikongoro ya kera hitwa ku Muyange, ubu ni ibirometero 12 uvuye mu mujyi wa Nyamagabe. Rugamba Sipiriyani ni mwene Rucakungeri Michael na Nyirakinani Terezia, yari umwana wa 4 mu muryango. Akivuka yizwe sirikare, izina Rugamba riza kumufata nyuma kubera ubushake bwe, we washatse kwitwa nyine Rugamba. Rugamba Olivier umuhungu w'imfura we Rugamba asobanura izina rya se nyine ati Rugamba ni izina yitiwe kubera ko kera yavutse yitwa sirikare, ariko aza kurwanya yitiramo izina Rugamba. Urebye biragoye kumenya impamvu yabyanze, nkuko nagiye mbyumva mu muryango ndetse n'ababanyi nawe bavuga ko yabonaga Rugamba aje ryari mubereye, cyane cyane ko ubuzima yari agiye gucamo ngo nabwo bwari Rugamba.
Rugamba Sipiriyani wataramaga mu bitaramo nk'ingera z'ibwami ku ngoma y'umwami Mutara wa gatatu Rudahigwa, yari afite irindi zina naryo yitwagwa nyine bitewe no gutarama. Yari yarahawe izina ryiza cyane mu bwamo bw'impundu, naryo ni izina rishyashya yari yarambitswe kubera gutaramira abantu benshi cyane, bakanyurwa binyuze mu ndirimbo nyinshi cyane ndetse n'imbyino za kinyarwanda nyinshi. Yatozaga abantu benshi nyine. Rugamba yavukiye mu muryango nyine utarakozwaga ibyo gusenga, yabyirutse akunda Imana, yize amashuri abanza muri paruwasi ya Cyanika, ubu ni mu karere ka Nyamagabe. Kubera ko mu mashuri abanza yari ku kigero cy'ubwenge kirenze abanyeshuri biganaga, byabaye ngombwa ko bamusimbutse imyaka 2. Arangije amashuri abanza yakomeje ayisumbuye muri seminari ntoya i Kabgayi izwi ku izina rya Seraon. Rugamba wari ufite icyifuzo cyo kuba padiri, yavuye i Kabgayi akomeza muri seminari nkuru muri Nyakibanda. Nanone kandi Rugamba Sipiriyani ubwo yari nyine muri seminari ya Nyakibanda, nibwo nyine aho yari matorizwa kuba padiri, niho byamuvuyemo yumva ko atagomba kuba padiri bitewe nuko yabonaga abakoreraga Imana cyangwa se abapadiri n'abamasera benshi barangwaga n'ivangura ndetse n'ibindi bikorwa byinshi cyane bibi byaganishaga nyine kuri jenoside yakorewe Abatutsi muri Mata. Ni nabyo byatumye nyine ahitamo umwuga wo kureka kuba padiri ahubwo agashaka umugore muri rusange. Nanone kandi witwa 1989 ubwo nyine Rugamba Sipiriyani yarahagaritse gukora mu kigo nk'umuyobozi nyine w'ikigo cya ILS. Mbere yaho yakoze muri Minisiteri y'Uburezi, ahava aba Perefegitura wa Kibuye umwaka umwe. Nanone kandi yayoboye kandi ishuri rya High IPN, nyuma aza no gukomeza muri ILS, ari naho yashoreje umwaka w'1989. Nanone kandi ibyinshi byatunga abantu benshi nyine mu isi nuko mu ndirimbo nyinshi cyane za Rugamba Sipiriyani zirenga 500 nta jwi rye na rito yawumvamo nyine mu ndirimbo nyinshi. Bivuze ko indirimbo nyinshi zikinwa ku maradiyo, televiziyo ndetse n'ahandi henshi cyane mu isi nta jwi rya Sipiriyani Rugamba ririmo. Nk'uko umuhungu we Olivier Rugamba abisobanura, avuga ko ibyinshi cyane bya Rugamba cyangwa se yakunze gufata abantu benshi akabigisha kuririmba cyangwa se kwandika indirimbo ndetse no kugorora amajwi bakaririmba, ariko we ntabashe kuririmba mu izo ndirimbo nyinshi cyane ndetse zanakunzwe uyu munsi zikinakoreshwa. Agira ati yarahimbaga agatoza abaririmbyi. Abantu benshi rero bazi ko muri ziriya ndirimbo ze twumva haba harimo ijwi rye. Oya, nta jwi rye burya ririmo. Yewe si n'umuntu ufite ijwi ryiza Kamasamba cyangwa Kayirebwa, yari afite ijwi risanzwe k'iryanjye cyangwa iryawe cyangwa se iry'undi wese. Yaririmbaga awe ahubwo yari umuntu ufasha abandi kuririmba nyine, kugorora ijwi ryabo rikamera neza. Buriya umva mu ndirimbo ze ni abagabo yabaga yatoje b'ibikwerere. Sipiriyani Rugamba na Madame Dafroza Mukasanga bari mu muryango w'Abanyarwanda bakunze kurangwa n'ubwitange ndetse no gufasha abantu benshi cyane gukomeza gukwirakwiza amahoro, umuco n'imibanire myiza mu bantu. Sipiriyani umwanditsi, umuhanzi n'umuyobozi ndetse w'indirimbo ndetse n'umuyobozi wari ukuriye cyane muri Catholique, bakunze kurangwa n'imico myiza cyane mu baturage. Rugamba Sipiriyani umaze imyaka 31 yishwe, yibuka nk'umuntu wateje imbere ubuvanganzo n'umuco nyarwanda ndetse no kuba yaragejeje Abanyarwanda mu kigero cyiza cyane mu buryo kuririmba. Nanone kandi azahora yibuka iteka ryose. Reka tumusabire iruhuko ridashira. Naho njye mwari kumwe ni Stanford Jean Muhire.